bibe bityo mwene data nkubonemo umumaro mu mwami wacu unduhure mu mutima muri Kristo Yesu amen. Ndashaka nanjye kuvuga ngo nkubone mwiki umumaro. Iri jambo riragoye kuza kuri babwira ngo muryumve, ariko ndagira ngo mbivugeho akanya gatoya. Ntabwo ubundi agakiza ari ikintu twakira gusa ngo birangiriraho, ahubwo iyo wakiriye agakiza uba wakiriye Yesu Kristo, kandi Yesu wakiriye akwitezemo kuba uw'umumaro. Abantu bose bakijijwe, abantu bose bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, Yesu abategerejemo kubabonamo ko baba ab'umumaro. Rero ndashaka kuvuga kuri teme ivuga ngo kuba umumaro mu gihe cyawe, kuba umumaro mu gihe cyawe. Abantu benshi mufite ibikomere byabo mwari mwiteze ko bazababera umumaro, bahinduka babakomeretsa. Ntiyakubera umumaro. Kugira ngo ube umumaro ntabwo bisaba ko tuba tuvinda imwe mu maraso. Oya, ntabwo umbereye umumaro ari murumuna wanjye tuvinda imwe mwa data no mwa mama. Abantu bose rero ntabwo ari ab'umumaro, ariko Imana itwemerera kubana nabo nubwo batatubera biki ab'umumaro. Iyo niyo ntego ya Yesu. Nuko wakijijwe wese wemeye kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo ahinduka umumaro muri icyo gihe. Amen. Ndagira ngo wowe simbwiye abandi, baba barabadukurikiranye kuri Duhumurizanye TV, baba barabadukurikirana mu bundi buryo bwa social media, mfite message ivuga ngo kuba umumaro mu gihe cyawe, kuba umumaro mu gihe cyawe. Sara abakristo ngewe njya nyoberwa, ese kuki dukizwa ugasanga nta wakwiyegereza? Ati runaka Imana imundindi, Imana imundindi, Imana imundindi. Ibazaho abantu basenga ngo Imana iturinde runaka, imuturinde, icyo uzamubonaho ni umunwa gusa. Umunwa wo uzawubona. Hari aho umuntu ukenerwa, hari naho udakenerwa. Iyo umuntu uvuga ibyiza urakenerwa, iyo umuntu uvuga ibibi ntabwo ukenerwa. Akanwa kavuga ibyiza kagira umumaro mu gihe cyako. Akanwa kavuga abandi neza kagira umumaro mu gihe cyako, ariko akanwa kavuga abandi nabi ni akanwa gakwiye kuzibwa. Niko biri bivuga, ntabwo ari jyewe. Twibaza abakirisitu baravuga, kandi kimwe kibabwira ko umuntu nta kamaro agira, ntajya abona ibyiza ku bandi. Iyo mubonye nabwirije abantu bakavati haleluya, ati avuga neza atariko ni mugufi. Ese yari kijiti, yari kijiti wanyuzwe nuko yabwirije neza empwe entre. Ariko umuntu utari umumaro azi kuvuga ibyiza ariko agasoresha ibibi. Ukwiriye kureba neza ukavuga ibyiza ugasengera ibibi ngo bizave kuri mwene data. Umuntu agira ibice bibiri, agira igice cy'intege nke n'icy'imbaraga, ariko abarokore bashinzwe kureba icy'intege nke. Reka nse nubaha urugero rwa bugufi. Yesu ari mu isi baramushimaga kubw'imirimo n'ibitangaza, ariko bakagira uko bavuga ngo nawe yiyita umwana w'iki w'Imana. Icyo ni ikibazo. Kandi ese koko turi abana b'iki? Siko turi. Na Dawidi yabivuze muri Zaburi aravuga ngo kandi koko uko turi abana b'Imana niko turi. Uwo ni Dawidi wari warabivuze mu isezerano rya kera. Ariko ab'icyo gihe Yesu ariho avuga ubutumwa ntabwo bamwemeraga nk'umwana w'Imana, bakemera imirimo akora ariko si umwana w'Imana.
hari ugukoreshwa n'Imana, hariho no kuba umwana w'Imana. Ese igifite agaciro si ukuba umwana w'Imana? Ese abana b'Imana Imana ntiyabakoresha? Ikoresha abakozi gusa? Ikoresha abana bayo. Iryo jambo riragorana, ariko nkubonemo inyungu. Icyo nshaka kuvugaho cyane, igarukire. Ibyacu by'ubukristo byo ni ibindi. Bwana sifiwe. Narindimo nganira n'abantu bamwe aravuga ati ubukristo ni bwiza, ariko igituma tutaza ni ibintu tureba. Ibintu tureba. Ubukristo iyo buvugwa buraryoha, ariko ibyo tububonamo bituma tutaza. N'abakire babiri twari twicaranye, n'abakire burya abantu bafite inganda mu gihugu baba ari abakire, si byose? Imana akubwiye ngo mfite inganda 3, rumwe ruri Rwamagana, urundi ruri Kamonyi, urundi ruri hariya Ruhengeri. Uwo muntu si umukire? Ese ko ngiye ntarwo mfite, ubwo mbure kubyemera? Oya, ni umukire. Tujye tubyemera bari umukire. Aragendera mu modoka ya miliyoni 47, ngewe gandagendera kuya mapine hano yanjye. Ubwo muntu si umukire? Ubwo rani ndakara ngo nabakira ariko nta Yesu. Ubibwe n'iki ko nta Yesu bafite? Wabipimiye ku kihe gipimo? Hari ubwo basanze bakora ibyaha, hari ubwo emera ko bakurusha ibyo ubyemere, kandi ntacyo bitwaye. Noneho icyo gihe icyo bisaba niki? Ubukristo bwacu bukwiriye kubera abandi umumaro, ku buryo ejo bundi nari muri biro, ngera sinzi niba madamu niba twari kumwe, umugabo umwe araza arambwira ati pastor, reka ngubwize ukuri, narababaye kandi sinzaza mu rusengero. Kubera iki utazaza mu rusengero? Jonathan twari kumwe ati ngaho noneho mumbwiririze nyabune ndebe kazaza. Ati uyu muntu naramwinginze ngo azaze, arambwira ati reka mvuge igikomere cyanjye. Ati umukozi w'Imana umwe usengana n'umugore wanjye yarankomerekeje, sinshobora kuzaza, sinshobora. Ati niki cyagukomerekeje? Ati yaraje arambwira tumva uko Imana ivuze. Ati Imana iravuze ngo nutaza ngo ukizwe ujye mu rusengero, wicare mu rusengero, ubu umukristo mu rusengero, Imana irica uyu mwana w'umukobwa mu minsi 20. Uyu mwana wawe Imana iramwica. Aramubwira ati ndewe ndabihanuye, yikoma mu gatuza ati jewe uranyitiranya, nutaza arapfa. Ahinduka icyebe muri uwo mwanya kuko yaramutoromatije. Aramubwira ati reka nkubwire, ni nge wamubyaye, napfa nzamuhamba, sinza. Iyo Mana ndi umunyabyaha ndabyemera, ariko umugore wanjye ntacyo dupfa musengana. Nakubwire ko ari icyaha mfite mu maso ye. Niba Imana yindeba ikabonamo ibyaha ndabyemera, kuko ndi umwana w'umuntu wavukanye icyaha. Ariko niba kuza mu rusengero birasaba kinyicira umwana, sinzaza, napfa nzamuhamba, dutandukane. Sinzongere kukubona n'umugore wanjye yicare mu nzu, ntazongere kugira hajya. Ategereza urupfu rw'umwana mu myaka nako mu minsi 20. Irarenga, umwana abaho. Imyaka ibaye 5, ibaye 6, umwana ariho yiga segonderi. Ibyo byatumye ava ngo sinzaza he mu rusengero. Ese uhanurira kugira ngo werekane kuri gitangaza? Dore ijambo rya mbere, Imana kuko yari iy'umumaro igira imbabazi. Imana yo kuko ari iy'umumaro igira urukundo. Yewe biravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. 17 aravuga ngo kuko itamutangiye gucira abari mu isi y'iteka, ahubwo yamutangiye kugira ngo abari mu isi bayiboneremo agakiza. Ndigisha ndatereta ndahendahenda, arambwira ati woweho ndabona ndi kukumva, ntibanze iki gikomere kigiye gukira nkazaza. N'uyu munsi ndamukurikiranye pe, ndamukurikiranye, ndashaka kugira ngo ndebe ko namuvura urwo ruguma. Yatewe na bene data, yatewe n'abitirirwa izina ry'umwami, yatewe n'abitirira iryo zina, ariko arabagushidikanywaho. Wowe Imana irica umwana kugira ngo saze mu rusengero ngo yunguke iki?
ngo yunguke iki? Yakishe se niba yananiranye? Umwana harabavuga itime kubera iki? Kubonemo umumaro, unduhura umutima. Bwana sifiwe. Kubonemo umumaro, unduhura umutima. Kibaza kuki turuha tukaruhira mu rusengero? Eske kuki umuntu ashobora kuza mu rusengero hagahinduka haruhira? Ariko icyo Imana idushakaho ni iki? Kuba umumaro mu gihe cyacu, kuba umumaro mu minsi yacu, minsi y'ubuzima bwacu. Imana ikeneye umukristo w'umumaro, ushobora kugira umumaro ahari, ashobora kugira umumaro aho yicaye, ashobora kugira umumaro aho agiye, akabaho kwifuzwa mu bantu. Ariko urararana umukristo ukicuza icyatumye umwinjizi wawe. Urumuraranye gusa ijoro rimwe ukicuza ukajya batarese. Yewe urasenga ati ndasenga, urasenga ati none se urakijijwe? Ati ndakijijwe. Ati n'ikimenyimenyi, ati mbisakoshi ndagiye mu materaniro kwanza, ndakiyeta. None se wari uzi kujya gusenga? Ati nabiraranye. Kutakorobye inzu se kare basi ngo nanjye unduhure. Kutogeje amasahani se mushiki wacu nibuze ngo nanjye ungabanyiriza akazi. Ati burya amasahani ntabwo ndi umukozi hano. Ati no gukoropa ntabwo ndi umukozi hano. Warancumbikiye ariko ntitwumvikanye gukora. Hanyuma si biryo uryo urabyishyura? Ati oya. Hanyuma si igitandura waracyishyura? Ati ni ngombwa se? Uri mwene data. None se nge wabaye mwene data ukanduhura muri Kristo, tugasangira imiruho ya muri rugo tukayifatanya? Ati oya, burya ni yawe. Ndajya mva gusenga njye ndyame enter. Imiruho yawe y'akazi niyo mu gitandi wawe n'umugabo n'umugore wawe tindeba. Ubwo bukristo nubwo gushidikanywaho. Iyo ugeze ahantu uri umumaro, n'abakwakiriye ndibifuza ko wagenda. Baravuga turagiye, ati wakihanganye ukiyongezaho iminsi 3, basi yongezeho 4 basi wakabyarawe, nongere tuganira, amagambo yawe aranduhura. Iyo turimo dukorana ndaruhuka, iyo turimo turebana mba numva twakomeza tukarebana, iyo tuganira mba numva amagambo yawe ari mu icyomoro cyomoro umutima. Iyo tuganira mba nkubonamo umumaro. Wakiyongeje icyumweru basi. Ariko abakristo benshi iyo bacumbikiye so urota bagiye, avuga ati Imana we nimbona agiye atarushenye nzashimira Imana, nimbona agiye. Hari n'abajya mu butayu, Imana ndamwirukanye ariko Imana ubu yaje guta, ariko ni shitani yamuzanye. Mwene data kandi agendana Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo n'isakambe irimo za mushwari zo kwirirwa ririra amabeshya gusa, amarangamutima gusa, atagira hakora ku Mana. Ni ikibazo. Ngiriwe umuntu ngo ni ikibazo, mubambira ni ikibazo. Rero bavera b'Imana, nshuti z'umusaraba, mbabone umumaro muri Kristo Yesu, nduhuke. Ni Paulo arandikira uwo bita Filemo, aravuga ngo dore uyu bita Onesimo waramufungishije kubw'uko yagukoreye amakosa, ariko amanutse muri gereza y'i Roma naramwakiriye ng'imfungwa, ndamuganiriza, ndamubwiriza ubutumwa bwiza, ndamwigisha, arahinduka ubwiriza ubutumwa bwiza. Nguyu ndamukoherereje n'urwandiko. Ntabwo yakugiriraga umumaro mbere, ariko uyu munsi afite umumaro kubw'ubutumwa namubyaje. Umwakire nka mwene so, akubera umumaro muri icyo gihe. Kuko impinduka z'agakiza zigaragazwa n'imirimo yako. Impinduka z'agakiza, impinduka z'ubutumwa bwiza zijyana n'imirimo yabwo. Iyi mirimo itagaragara, ubutumwa buba butari bwagira imbaraga mubera. Bwana sifiwe. Kubone mu mumaro. Bwana sifiwe. Kandi munyumve neza, ntabwo kugira umumaro buva mu bwinshi bw'ibyo ufite. 'Kugira umumaro biva mu mutima wubaha Imana. 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 'Kugira umumaro biva mu mutima wubaha Imana.
uko twabonye abakire batatugira umumaro batunze, twabonye abakene bagize umumaro mu bukene bwabo, twabonye n'abakire bagize umumaro mu byabo bari bafite. Rero umumaro Imana idusaba ntuva mu byinshi bw'ibyo dufite, uva mu mutima ukunze wubaha Imana. Bwana sifi, umutima wubaha Imana. Ntimureba, ntabwo kubaha Imana mbipimira mu mpano, ntabwo igipimo cyo kuba umumaro no kubaha Imana gishingirwa mu mpano. Yewe ndazifite zitabarika zitarondoreka, nderekwa, ndahanura, ndabwiriza, ndigisha, ndasengera abantu, mfite impano z'umwuka nyinshi, ariko igipimo si icyo. Igipimo si icyo. Igipimo ni ugukora igikwiriye mu gihe gikwiriye, ukaruhura abandi mu mutima, ukabaruhura mu mutima, bakaruhuka mu mutima, bakaryama bagasinzira. Ariko dufite abanyempano bakomerekeje imitima y'abera, batakiryama, batagisinzira, kugeza ubwo umuntu ahamagara undi ati niko sinjye wagusengeye, nutampereza ndajya kubizirika. Urazirika ibyande, wagiye ugahamagara ibyawe bikaza. Urazirika ibyande warwaye mu mutwe, warwariye. Niba koko arabihamagaye bikaza, nta rubanza, nabikora Imana ishimwe, natanabikora Imana izamubaraho umugayo, ariko wowe icecekere witurize. Urubanza ufite n'urwige. Niba Imana yaramuzituriye nawe yakuziturira, niba yaramuhaye nawe yaguha, niba yaramutabaye nawe yagutabara. Izere Imana ubu umumaro mu gihe cyawe, natamenya icyo wamaze acana mureke, nabizirikana uzabishimire, natabizirikana umwihorere. Nta ntambara. Muri mwe bwa umuntu nari nahamagara ngo mubwire ngo naragwanuriye uratabarwa, none warandiye kutambereza, ntabwo nakora icyo cyaha. Reka ububwa ntagira. Reka ngwishyuza iki wanaguhaye? Naragusengera uratabarwa, Imana ishimwe. Nawe uzaza ushimira Imana, nutanabimenye izakugaya ivuga ati yewe wowe wibagirwa n'abagusengeye. Nayirumirwa igatangara gusa, kavati uyu atubeje uzasubirayo. Burya irabizi, nge nubwo nakicecekera irabizi, nta rubanza ngomba kugirana nawe. Bwana sifiwe. Haruwaje havati ndabizirika da, ndamuhambira, harandya gutese harabimira da, ndamuzirika. Yewe wizirika abantu b'Imana bahe amahoro, wowe bareke. Yesu bazi, afite uko abazi nuko azabagenza. Wowe b'umumaro mu gihe cyawe gusa. None se pasite, abantu uko banduka mu gitondo akati ndapfuye pasite, nkabanzi kanduka nukuri mbizi neza, hakanduka heje agakubitwa ati papa wishi ngo namutuka ariko mu Imana, akaza nkirengagiza ibitutsi nkamusengera. Cyane cyane, kandi n'umutima ubohotse unezerewe, ntancyuru uraje oya umwihorere, musengere kandi unezerewe. Wowe musengere gusa, murambike ibiganza kandi bizira umuvumo. Azi kugenzura ibintu byose, nawe yarabizi akamugenzura. Filipo akavuga ati iki gitipe gikozemo pe, mubwire umwami nyabuneka yatabare ruriya ruhago tutazashirirwa. Yesu ati mumurekere. Cyane cyane rwose, yarabizi. Ariko aravuga ati uyu mutipe azi ko igihe arimo naho ushaka kuba umumaro azagira ibyago. Iyo ushije kuba umumaro mu gihe cyawe, uba ushije amahirwe y'ubuzima bwawe bwose. Iyo ushije kuba umumaro mu gihe cyawe, uba ushije ejo hazaza hawe hose. Nicyo gituma harageze ngo tutabaye ab'umumaro duhinduka biki ab'umumaro. Aho tutakoze ibikwiriye dukore ibikwiriye, aho tutujuje ibyacu Imana yatubwira yatusezeranya tubikore tuzi ko kuzaba ab'umumaro ari iki gihe, n'ubu nyine, ntabwo ari ejo, n'ubu tuvugana. N'ubu apana kujya mu rusengero ntawe mujyi mbizi hano ngo reka da ngo runaka yaje kandi buriya simukunda, ni ibyo wabitoraguye wabisomye muri Zaburi ngo rango dore ngo yaje nyine. None uragira ngo bigende gute? Yaje rekaze n'ukuri, yewe rekaze. Erega nazi umubwira ati twibereho umumaro mu gihe gisa, izindi ntambara zivahe.
Imana ibaha umugisha. Niyo nasoza ngasenga ngiryamira ubundi simbwirije ubutumwa bwiza. Imana irashaka kuba umumaro mu gihe cyawe, reka kugipfusha ubusa, reka kucyangiza, reka kucyangiza. Ntabwo Imana ikeneye abantu benshi, ikeneye umwe w'iki umumaro. Abandi se bahari bati ni wowe gusa nta wundi uhari. Nushaka kureba abandi ufite ikibazo, abandi ntibakureba, wowe nturi abandi, wowe uri wowe mu mwimerere, wowe uri mu mwimerere gusa. Ngo niko ko runaka ntari kumubona. Hakenewe kuboneka wowe gusa, empwe entre abandi acana. Nawe ubwawe ntukeneye abantu benshi, ukeneye umuntu umwe w'iki umumaro. Nabonye umuntu umwe, abantu bose murabona ukunda umwana abana bajya gukora ubukwe. Abana bajya gukora ubukwe, bene wabo baravuga ati wambwa we, ukagenda ugashaka umututsi sha, ushaka umuhutu mwene wanyu, kuko baracyariho bafite iyo mitima, ntabwo mubizi. Kandi n'abakristo harimo n'abadiyakoni cyane. Ati nyabuneka namubonye mu mperekeza tuzijyana. Tubari urabazi? Ati nuwahe? Ati n'ubirasirazuba. Ati hani mu bakonyine. Ati mu bakonyine. Okay. Sawa. Uzijyana, wijyane, wigaruri. Uziherekeza, wisezerere. Biti uremera ureka abakonyine uze tukujyana ahantu mu ruhengeri hari bene wacu tureba kimwe, dusa kimwe, tuvuga kimwe, tureba neza tukabona twenda gusa neza. Urabyemera? Ati ntubyemera. Bati ngewe nakunze uriya, hirya y'uriya nta wundi njya mbona. Ati mu ruhengeri barahari ruhengeri barahari hariya neza, hari abajya bajya gusura hafi n'ingagi. Atuzana so kurebe parike, tuzanafata amafoto yariya ku birunga. Iburasirazuba hari iki? Va mu bakonyine. Umwana aravuga ati nuriye nta wundi nshaka. Nawe uzijyana. Banga kumusabira, banga kumukwera, banga gukora byose. Hahaguruka umuntu umwe gusa. Aramubwira ati sha, ntacyo mpfana nawe, nakuboneye hano i Kigali. Ubwo bagutereranye ndabijyamo byose. Ubukwe buzatwara miliyoni zingahe? Arabara zihagarara izo eshatu azimuha zose. Aramubwira ati nikizabazwa uzakimbaze hanyuma. Genda ukora ubukwe bwawe utwara ubushaka. Bene wanyu bataramumaro bareke. Ubukwe ntibutangiye babonye bwashyushye ati twaje. Natwe burya turahari, burya twarivugiraga. Mwarivugiraga ibiki? Mwivugiraga ibiki? Dukeneye ko umuntu aba umumaro mu gihe cye. Ntabwo ukeneye ubwinshi. Yesu ntabwo yacunguye isi ari babiri, n'umwe gusa wacunguye isi. Ntabwo bagiye ku musaraba ari benshi, hagiyeho umwe. Aravuga ngo byose birarangiye. Aramanuka agiye kuzimu, amanutse agiye kuzimu. Satani avuze induru ati yemwe noneho ga uyu mugabo turabona amanukana imbaraga zirenze izari ku musaraba. Ngo aramanuka abwira Satani ati wakoze kunyica, ngaho mpereza, zana ifunguzo. Urashaka iki? Ati zana ifunguzo. Satani ngaradakara. Uvuga nukudagadwa, Kinyarwanda cyakingora nukudagadwa. Ngo aradagadwa. Yesu aramubwira ati zana ifunguzo yewe. Zana. Arazimuha. Akingurira abera bari baraboshywe mu isezerano rya kera, intumwa, abahanuzi, abo Satani yishe bose. Yesu abakura mu gituro barazuka. Ntabwo yabavanye ari Yesu ari babiri ba Yesu, no, n'umwe gusa. Yakinguriye intumbi z'abera ziragaragara i Yerusalemu ari umwe. Kureba mwihorere aterane cyangwa arorere. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ngana ku musozo ndagira ngo mbabwire, biragoye kwemera kuba umumaro uko Imana ibishaka, ariko birashoboka. Imana impamagara ntabwo yambwiye ngo jyana n'uriya mugore murabona turi kumwe uriya twicarana wanjye. Nabwirwaga ibintu
nawe ugakumva agategereza ko hazamo akawunga akakabura kitari kuvuga akawunga k'abana ikavuga kuyikorera n'impano nyinshi no kugukoresha. Nyirepetesha ibyo ivuga ariko turashonje kandi ibyo avuga byari ukuri. Ikambwira ngo va muri ubu bucuruzi, mu ifu, mu ndagara, mu nyanya, va jya nzabana nawe, nzakugirira neza, itirengagije ko uyu ahari. Ikamugarukaho rimwe na rimwe ikamubwira ngo yewe ugomba kumufata amaboko ukamushyigikira. Ngaho nyumvira, twataha tukaburara. Iyo uburaye amasezerano yo gukorera Imana uba wumva nta nahari. Nase ubundi uzayikorera utariye, uzayikorera abana bari kurira, biba ari ikibazo. Ariko turaza turicara. Hari umuntu umwe wigeze ampanurira, harambwira ngo Imana iguhaye amahanga. Ndi nabaga muri Nyagatovu, na Nyagatovu yananiye. Ariko Imana iramba amahanga na Nyagatovu yananiye. Inshuti yanjye tujya tuganira uyu munsi twaberaga mu nzu, yajyaga izikambwira ati pasiteri we, atariko Imana nawe iragukubise yewe. Akabibona ko yankubise pe, akabireba ati agasigira 5 madame ati madame uyu mugabo wawe uri gukubitwa ihangano rye 5 nari nje kubishyuza. Abakubwira ngo warayobye bareke, abakubwira ngo nta nzira ufite bareke, abakubwira ngo waracuruzaga none dore urahombye ubuzi ujye ugiye mu gukorera Imana, ababuze icyo bakora bajya gukorera Imana bareke. Wowe ukomeza undeba gusa, nukomeza undeba hari icyo nzagukorera. Imana ibivuga uba wumva nta mbaraga bifite, ariko hari ijambo rimwe ibyo Imana iri gukora ubu ntibigaragara, ariko ejo bizagaragara. Ibyo Imana iri gukora mu rugo rwawe ntiwabisobanurira abantu, ariko ejo bizisobanura. Ibyo Imana iri gukora aho hantu uba, aho hantu ukorera, ibyo Imana iri gukora ntibiragaragara, ariko ejo bizagaragara. Ni ijambo Yohana yanditse ryavuzwe na Yesu mu gice cya 13 cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ku murongo wa 7. Yaravuze ngo Petero we, ibyo nkora uyu munsi ntiwabimenya, ntibinagaragara, ariko ejo uzabimenya. Ndagira ngo ngubwire, nubwo ubona hari ibyo ushaka gukora ntibyemere, ibyo ushaka gukora ntibigerweho, ejo bizagaragara ibyo Imana iri gukora ku buzima bwawe. Hari umurimo Imana iri kugukoramo. Vuga ngo hari umurimo Imana iri kunkoramo. Haleluya, Bwana asifiwe. Narivuze aka kantu, Imana ifite umugambi, irashaka ko uba umumaro. Murabizi abagabo kunda ari inshuti zanjye ndazikunda. Abagabo iyo bamaze gukira bareba abagore akajya batundi tukikwiranye. Ye wandinze tukajyana ya wihuta cyangwa uroreri. Yes. Kuko arabonaga ariruka. Murabizi iyo bari mu modoka bagira andi maso bagendana. Ibyo duhabwa byose inyungu zagakwiriye gukoreshwa mu bwami bw'Imana. Ariko iyo tumaze kuba abantu, Imana iduhinduye abantu, twumva twajya kubikoreshereza ahandi. Mureke mbabwire, dushobora kubura amafaranga y'urusengero, ariko muzarebe za happy birthday amafaranga zitwara kandi y'abakirisitu. Mukobwa umusore ababonye ngisigaye mbona mukira kuri status ati mobile money yanjye ni yati yego turashyiraho, ariko tuvuze ngo urusengero rwabuzaho kwishyurwa nta bakababayeho shaka kababayeho ubundi bajyaga. Ikintu gikomeye nshaka kwivugiraho soza, Imana irashaka kongera kuzamura umutima wo gukorera Imana. Gukorera Imana, gukorera Imana icyo nshaka kubabwira si ukubwiriza. Gukorera Imana ni ugukora ubwawe ukavuga ngo umutima wanjye nkuhaye Imana. Ijambo rya 2, ibyo nunguka byose, ibyo mbona byose ndashaka kujya ntanga mu bwami bw'Imana. Njyambabara iyo nicaranye n'abakristo 100 twajya kureba ugasanga no mu kwezi duterana turi 100 ntidushobora kubona n'ibihumbi 500 kugira ngo n'ubukene.
singiye gukora marketing. Duturiye ahantu hari akabenzi ariko hakabaho ijambo ryitwa igiti. Igiti, 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 igiti murakizi? Vuga ngo igiti. Hari abantu batazi igiti. Icyo rero akemera akayatanga ari 10, ariko akarya igiti n'akandi kageretseho. Wajya kureba ugasanga mu nzu y'Imana, kugira ngo tubone ibifasha abakora muri ministeri y'urusengero ni ngume. Ntabwo nabasomeza buri ya 20 iravuga ngo wemera amaturo yawe, ni Dawidi wabivugaga, kuko iza agaciro k'amaturo yanyu. Haleluya, haleluya. Imana iza agaciro k'amaturo yawe. Ariko igihe tugezemo no gutura tuyabarira. Yesu we hazamutse 5 taziye ese abadiyako muravunjisha wayatanze, waravunjisha iki? Wowe Imana igiye kugwira kuvunjira yatange. Ko itorero rya none nitutavuga amafaranga ejo ntahari. Reka nongere mbisubiremo. Kera twuzuriraga umwuka wera munsi y'ibiti kuko byari byemewe. Twatangizaga umurimo w'Imana munsi y'ibiti, mu mahema, mu mashitingi, bigakunda. Uyu munsi urishinze leta yararivanyeho. Yes, mu Rwanda hose insengero zimwe zakuweho, basigara umwe ruzima rwubatse neza, izindi barazifunga mu buryo bwo kuvuga ngo habeho kwirinda ubucucike bw'insengero n'akajagari n'inyubako zitameze neza. Siko bimeze. Kera rero insengero uko zari zimeze, batangiraga munsi y'ibiti n'akagoma. Mungu mwema muze dusenge haleluya, burakeye munsi y'igiti, munsi y'ibirehe, munsi y'amavoka, munsi y'imivumu, munsi y'ibiti biraho ngaho. Uyu munsi wibeshye ukakora bakwereka, barakubwira ati sare ugomba kuyishaka nayo ikabigize ute yemewe. Murabyumva rero? Kera impamvu batabivugaga by'amafaranga ngo mukora ibintu bikomeye, mwubaka ibintu bikomeye, ni ukubera ko cyane nta nubwo ariyo yabanzaga. Ariko uyu munsi harabanza Imana hagakurikiraho amafaranga, kuko nimugira Imana ntimugira ibikorwa muzarangirira mu nzira. Amen. Utekereze neza, utekereze neza. Mu gihe cya none ifaranga ubona ujye ubara partage y'Imana. Upartage uvuga atari komana, urusengero rwacu ruri hehe? Urusengero rwacu ruri, urusengero rwacu ruri. Ivuga butumwa aba bakozi b'Imana baza hano bataha bati banasifiwe. Haleluya. Ese amazi anywebwa mwari ya rusengero haboneka ati toke. Ese ubundi konjya mbona abakozi b'Imana baza bakavuga bagataha bataha bati? Ibyo bibare kuba umumaro mu gihe cyawe. Amen. Mbabwira itorero Yesu yagaye ararigaya. Ni mu matorero 7 yo muri Efeso harimo itorero ryitwa Laodikiya. Ryari itorero riri ahantu hari umurwa mwiza. Ryari itorero ryubatse ahantu hari uburyo bw'icyamba, abantu bambutse ibintu, ubucuruzi bwari buryoshye. Umva, ryari ahantu heza, ryari ryuzuye abantu benshi ariko batarabiki, bataraba umumaro. Dore iryo torero ikibazo ryari rifite. Iryo torero habaga abantu bazi kwikoma mu gatuza. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Ndashima Imana muri iyi minsi muzigo wanjye kuva mu Bushinwa waciye mu mazi, harimo umuyaga mwinshi, ariko ngiye kubona mbona Imana irawambukije irawuzanye. Mumere Imana icyubahiro. Mukizamure gaturakihaye, mukizamure ntacyo bitwaye. Nabakomerekeje ni Yesu araza no kubomora aciye ahandi. Ati turakizamuye, ati turashimira Imana ko Imana yatugiriye neza. Agapfuka amati pasiteri ngwino usengera Imana yongera umugisha. Pasiteri agasenga,
ituro se ati twaryibagiwe tuzarizana. Yibutse gushima ariko ntashobora kwibuka amaturo. Mwabyumvishije? Itorero ryasaga n'itorero riri ahantu hari bitangaza, hari ivuriro rikomeye ritanga imiti ivura amaso ku isi, ryari rya mbere pe. Iryo torero ryari rikomeye, ryari riri ahantu hari abantu bakagize umumaro, Imana ibaburamwo iki? Umumaro. Ikindi cya gatatu, bari bafite uruganda ruzi gutunganya zahabu, bari abambere. Ikindi cya nyuma, bari bafite uruganda ruzi kudoda imyenda. Murumva abantu batarabakire? Ntibari abakire, ariko mwumva ukuntu Imana yabandikiye ibagaye. Turebe, mwumva ukuntu yabagaye, irababwira ati mwebwega nukubona mufite ibintu gusa. Ibintu mufite ni byiza, biranagaragarira amaso, ariko nabashatsemo umumaro ndawuheba. Ibyahishuwe 3:14. Reka dusome twirukanye. Wandikira marayika w'itorero ry'Ilawodokiya uti: Uwita Mena, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Nakazu yazi. Muzi amazi y'akazu yazi uyakora mu icyayi? Uyakora mu icyayi? Bwana sifiwe. Akazu yazi ni kabi. Dore akazu yazi rero Imana yababonagamo, bemeraga iby'Imana ariko badasa nabyo. Bashakaga kwerekana ko Imana yabahaye ariko badashobora kugirira Imana akamaro. Birasa n'umuntu uraho werekana ko ari iby'Imana yakoze kuri we, ariko nawe bamutegereza mu icyo azamara ntacyo uzamubonamo. Icyo akora ururimi ruvuga Imana ararufite. Akazu yazi rero Imana yerekanaga aba bantu barasa n'ari itorero, ariko umumaro wabo w'itorero ntawo. Byari bibabaje. Haleluya. Ku murongo waho wa 16, nuko rero kuko uri akazu yazi udakonje ntubire, ngiye kugira ute? Kuko uvuga ati ndi umukire ndatunze. Subiramo. Kuko uvuga ngo ndi umukire kandi ngize ute? Icya kabiri, kandi ndatunganiwe ntacyo nkennye. Nyamara utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Imana yatangiye kubacyurira ishingiye ku byo birata. Cyambere barirata ko batunze, siko biri bivuga. Nyamara yavuga ngo nabatindi bo kugira ute? Igihe cyose uzibwira ko ari icyo uri cyo, uri vide, empty. Aje saa 9 kandi iriwe mu rugo nukura aryamye areba ayandikira abari mu rusengero, niko ninde uhageze? Irene arinjiye, ukurikiyeho ninde? Na pasiteri yaje, hanyuma sundi mama pasiteri kuri wacaga, ubundi sa ni mucatinga simba areba. Hanyuma urabona ati na muhungu ujye ukunda kubyina simbagurika. Ndaje nanjye ta ubwibone akaza. Wowe urinde, uriki, ukorera ninde? Uza kwiyereka ninde? Uza kwereka uko waje nuko usa nuko umeze ninde? Ugukeneye ngo umuruhure ninde? Ugukeneyemo ubutabazi ninde? Ugukeneyemo ko wamugirira akamaro ninde? Kuko nawe utakagira. Moridekayi yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo Esite, nubwo wicaye ibwami ntiwirate. Abayuda nubwo byakomeye, nubwo utagira umumaro mu gihe gisa n'iki, nta kizabuza abayuda gutabarwa bakoroherwa binyuze ku bandi. Urinde, uriki. Korari ntiyaririmba ngo igira amavuta ntayirimo. Uri amavuta wowe se? Nukuri kose niyo wahinduka gikotoro ntitwakwisiga. Reka. Inde wakwisiga wowe? Inde wakwisiga?
iyo umuntu apfuye atakiri mu mwuka baramuhunga bajyana kwirimba ntandi bajyana nta kindi nta produit iva mu muntu iyo atagihumeka mayiti ni kwirimba nta produit ndashimi bagushimikamo ngo bakuvanemo ikindi kintu ntacyo ariko kubera ubwibone iri torero nicyo kibazo cyari rifite ndakize nibavuga ngo twitange ndabanza ndeba babanza kwitanga ni bande ndanze 10,000 ati 10 se ryamara iki nanjye ndanze 5 tumva 5 nindavuga baraseba ndaje nceceke nzavuga nitonzi niyo watanga miliyoni nyuma n'ubwibone izaba ari impfabusa itorero rikwiriye kugira ubumenyi kugira ngo ribashe kugira umumaro kuko ubumenyi bwacu nibuba bukeye nta n'umumaro tuzamara kumenya Imana ni ikintu gikomeye itorero rikwiriye kumenya rya none nitutamenya Imana ni problem ntukwiriye kuza mu rusengero igihe wishakiye ukwiriye kuza wabiraranye uvuga ngo ndajya imbere y'iki y'Imana mana mbere yuko ngubwira agahinda kanye ngwiriye kubanza kukubanka kubahisha ndaza kandi ndaza nkubashye hanyuma nanjye uzanyubahishe kuko nanjye nakubaye imitima yacu ikwiriye gutangira gusenga ikiri mu nzu gutangira gusenga igihaguruka cyangwa ukarara usenga ubwira Imana ngo mana iri teraniro ndajyamo ndarisengeye ndiboneremo umugisha iri teraniro ndajyamo ndarisengeye ndiboneremo ukuboko kwawe iri teraniro ndajyamo ndiruhukiremo mwami wanjye iri teraniro ndajyamo ndiboneremo ibitangaza iri teraniro ndajyamo ndiboneremo guhirwa iri teraniro ndajyamo ugatangira kubyatura kuko uzubwira ariko itorero ripfiriye niyo umenye uri kubwiriza uravuga ati ndaza arangije cyangwa reka mbe ngiye narangiza ndagaruka arangije kuko simukunda nta torero ry'urwangano nta torero ry'amakimbirane nta torero nk'iryo ntariba iryo torero ni ayacu twiremera harageze ngo tubaho umumaro mu gihe gisa n'iki ndasoje mbwirira mwene so ngo Imana tubonemo umumaro tubonemo umumaro Imana tubonemo iki umumaro gukure inshuti zidafite umumaro Imana igukure y'indyarya mu izina rya nde rya Yesu umbere umumaro nanjye ngubere umumaro umfashe ufashe Imana ibaho umugisha reka duhaguruke dusengane mu izina rya Yesu